Ndabasuje bakunzi ba Iyungure BTV aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi naje kugira ngo nganire namwe bakobwa nshuti zanjye ku kintu kijyanye n'urukundo. Nawe niba uri mushya akaba ari bwo ugeze kuri iyi channel ngo haye ikaze. Ese kuri wowe urukundo ni iki? Iyo umuntu akubwiye ngo ndagukunda ubyakira ute, ubiha agaciro kangana iki? Ese birahagije ko iyo umuhungu akubwiye ngo ndagukunda wumva ko agukunda kuzageza igihe muzabana? Ariko ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Umusore ashobora kukubwira ngo ndagukunda bitewe n'icyo agushakaho. Ntabwo ari buri muntu wese ukubwiye ngo ndagukunda aba agukunda kuko rwa rukundo ruzakugeza kuri mariage. Akenshi iyo abantu bakundana akenshi usanga nyine ari ukugira ngo n'ubundi bazabane. Ariko niba umuntu akubwiye ngo aragukunda ugomba gushyiramo ubwenge nawe ukareba, ese uyu muntu arankunda kuko rwa rukundo ngiye nifuza kuri we? Ijambo ndagukunda gusa ntabwo rihagije ngo bibe bikwereka ko uwo muntu ari uw'ubuzima bwawe. Umuntu ashobora kuguha byinshi ariko ntibisobanuye ko agukunda rwa rukundo rw'imitsi. Hari ukuntu ashobora kugusipendingaho ibintu byinshi pe ukavuga ati uyu muntu arankunda, ariko rwose atari byo, afite iyindi tageti kuri wowe, afite ikintu akwifuzaho kugeza igihe azabona ko umubohokeye nyine cya kintu kukigeraho bizamworohera. Ikindi, ba mukobwa ufite amahitamo cyangwa se uzi icyo ashaka, ugire values kuri wowe. Baravuga ngo iyo uzi icyo ushaka ntutore icyo ubonye. Ni ukuvuga ngo muri wowe ugomba kugira ukavuga uti ngiye nkunda umuntu umeze gutya, wa muntu nyine wowe wumva ushaka ukumva ari we mwuzuzanya. Ushobora kutamubona ngo yuzuze bya byifuzo byawe byose, ariko nibura muri 5 wifuza ku muhungu by'ingenzi mbisubiremo neza, nibura aba yujuje 3. Kuko uzasanga niba nta mahitamo ufite, niba utagira ibyo ugenderaho mu guhitamo, ni ukuvuga ngo nujya guhitamo uzahitamo nabi kuko ntabwo uzi icyo ushaka. Uzasanga mu mahitamo yawe ariho havamo kwicuza kubera ko wakoze ibintu utaramenya, utarasobanukirwa. Ariko niba uzi ngo ngewe nkunda iki, ukabizi neza ukabihamanya n'umutima wawe, ni ukuvuga ngo no kugihitamo bizakorohera. Ntabwo wavuga ngo ndashaka ibintu 10 mu muntu umwe, ariko hari ibyibanze ugomba gushingiraho bitewe n'ibyo ukunda. Reka ngire n'ikintu nisabira abantu b'abasore, buriya biba byiza kujya muri relationship n'umukobwa umaze gusobanukirwa. Ntabwo mvuze ngo hari ukuntu mushobora gukundana mukiri bato bikagera igihe wenda bikazaba byiza, ariko iyo umuntu akiri muto mu by'ukuri ntaba aramenya ngo arashaka iki, abajya aha ejo bundi akajya aha, bukeye akajya hariya kubera nta mahitamo aragira. Ariko wa mukobwa umaze gusobanukirwa, ni ukuvuga ngo ikintu cyose agiyemo aba azi neza ko ari cyo ashaka. Rero uwo mukobwa ntabwo agutesha umutwe kuko nawe aba abizi neza icyo ashaka. Ikindi, gerageza kumenya hahise h'umuntu mukundana. Kumenya hahise hari ibintu byinshi bigufasha, kuko hari igihe usanga uri mu urukundo rimwe na rimwe ruhumisha amaso, ugasanga ibintu urabibona ariko ntushaka kubireba, ugasanga ibintu nyine ni bibi ariko ntubihe uburemere, ukabona ni ibintu biri aho, ariko bya bintu wita bito hari ukuntu byirengagiza ariko nyuma ukazasanga ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero
mu gukundana gerageza kumenya famiye y'umuntu mukundana, umenye ngo abayeho gute, umenye ahahise he, ese yakundanaga nande, batandukanyijwe n'iki, ubuzima bwe ni ubuhe, muganire nk'abantu mukundana kugira ngo ejo utazisanga warakundanye either n'umujura, umwicanyi se utabizi. Gerageza kumenya inyuma ye hari iki, ahahise he hari iki, mbese umumenye byimbitse, bityo kuko bizakurinda kubabara mu gihe muzaba muri kumwe, ukagira ibintu umenya bishyashya utari umuziho, ukagira nyine birakubabaza. Ariko iyo wamumenye mbere y'uko mugera muri marriage, ni ukuvuga ngo nta kintu gishya kiba gihari, nta kintu kigutungura kiba gihari. Ikindi rero nshaka kubwira abantu b'abasore, mugabanye kwigira abo mutari bo. Hari ukuntu uba uri aho pe wenda ufite ubushobozi buri aho budakanganye ugerageza, ariko ugashaka kwereka umukobwa mukundana ko ufite ibintu birenze, uramuha ibintu birenze bikugoye, uramukorera ibintu birenze ubushobozi bwawe. Ni ukuvuga ngo wa mwana w'umukobwa umuntu ari gukunda ako kanya ntago ari wowe, ari gukunda imaje uri kumuha ariko ntago ari wowe. Ni ukuvuga ngo menya ko hari igihe kizagera ibyo wikora bikarangira. Ni ukuvuga ngo wa muntu yakunze namubura agatangira kubona wowe wanyawe, rwa rukundo ruzashira. Mwigaragariza ukuri, niba ushoboye kugura biswi 100 yimugurire, ariko wijya kugura biswi 1000 bikugoye winanije kugira ngo usindire umutima we, kugira ngo umuntu agukunde neza koko ubibone ko agukunze kandi nawe bikunyure, nuko umwiyereka ukuri nawe akagukunda ukuri. Abasore benshi mugira iyo ngeso pe yo kumva ko umukobwa wamukorera ibi nibi kandi uzi neza ko bikugoye kugira ngo ukunde umwemezi, ariko bizarangira ari wowe bibabariyemo kubera ko ntabwo wowe uri kumwereka si wowe. Rero mugerageze kwigaragaza uko muri, mukora ibihwanye n'ubushobozi bwanyu, ababakunda bazaza kandi babakundire uko mumeze. Wakoze cyane rero kubana nanjye. Niba nawe wakunze ikiganiro, ugenda udakoze subscribe, ndabakunda naho utaha. Bye bye.